Yesu ashimwe, mwaramutse neza, mwiriho neza. Uyu ni umunsi wanjye, uyu ni umunsi wawe, ukubera umunsi w'ubutsinzi, ukubera umunsi wo kugendana n'Imana uyumva bugufi bwawe. Imana iraboneka, Imana iravuga, ariko kandi ivugira mu ijambo ryayo. Reka rero ugwize ijambo ryayo mu mutima wawe kugira ngo ubwoba bw'ibihe ubutsinde, ubutambuke. Reka dukomeze gufatanya gusoma ijambo ry'Imana mu rwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi ku gice cyaho cya 3 ku murongo wa 4 kugeza ku wa 6, ngo niba hari undi wese wibwira ko afite impamvu imutera kwiringira umubiri, njyeweho namurusha. Dore nakebwe ku munsi wa 8, ndi wo mu bwoko bw'Abisiraheli, ndi wo mu muryango wa Benyamini, ndi umuheburayo w'Abaheburayo, ndi umufarisayo ku by'amategeko, ku by'ishyaka narenganyaga itorero, ku byo gukiranuka kuzanwa n'amategeko nari inyanga mugayo. Pawulo arimo aratubwira uburyo agakiza kabonekera muri Kristo Yesu, katabonekera mu mihango y'inyuma mu kuzuza amategeko. Iyo abantu bavuga ko Pawulo yahindutse, ahubwo abantu bibwira ko Pawulo ubundi yari afite ibyaha inyuma bigaragara, ariko ntabwo yari afite ibyaha inyuma bigaragara. Yari yujuje imihango yose y'idini y'igihe cyawo. Ahangaha aravuga ngo ku byo gukiranuka kuzanwa amategeko nari inyangamugayo. Ni ukuvuga ngo mu byaha bigaragara inyuma ntacyo yari afite, nta muhango w'idini yari yishe. Ibyasabwaga ab'igihe cye byose yari abikurikije. Rero ahangaha ine 90 twibutsa nuko agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu gusa. Nivuga ngo agakiza gakwiriye guhera imbere muri twebwe kagana inyuma, ntabwo gakwiriye guhera inyuma. Guhera inyuma no vuga ngo mu mihango igaragarira abantu, nkagenda nk'umutagatifu, nkagenda niyoroheje, nkambara wenda ibishimwa n'abantu bareba bakabyitiranya no kwezwa, ariko bikaba byagarukiye inyuma gusa. Agakiza kukuri gahera mu mutima imbere kubwo kwakira Kristo Yesu. Ndetse arimo kugerageza kutubwira ko imihango y'inyuma, ibisabwa n'amategeko, ibyo abantu bareba, nta mbaraga zo gukiza bifite, nta muntu n'umwe byakiza. Agakiza kagombye guhera imbere kakagenda kagera inyuma. Ku murongo wa 7 yavuze ngo nyamara ibyarindamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo, ndetse n'ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo kubw'ubutunzi butagira akagero, aribwo kumenya Kristo Yesu. Kubw'uwo nahombye ibyanjye byose, ndetse mbitekereza ko ari amase kugira ngo ndonke Kristo, kandi mboneke ko ndi muri we, ntafite gukiranuka kwanjye kuva ku mategeko, ahubwo mfite ukuzanwa no kwizera Kristo, ariko gukiranuka kuva ku Mana guheshwa no kwizera. Ibyarindamuye ni bya bindi yashoboraga kubw'imbaraga ze, kubw'umuhango w'idini yari yatojwe kuva kera, ngo ariko ibyo byose yabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo, ndetse ngo kandi ngo mboneke ko ndi muri we, ntafite gukiranuka kwanjye kuva ku mategeko, ahubwo mfite ukuzanwa no kwizera Kristo. Reka ibigaragara inyuma, gukiranuka tugira inyuma, imirimo yo kwizera, byose tubiheshwe no kuba twarabanje kwizera Kristo. Icyo ukora cyose ugikore kuba wizeye Kristo, atari gutinya amaso y'abantu, atari gutinya itsinda runaka waba usengeramo. Hanyuma uyu murongo nanone uvuga ngo ibintu byose nabitekereje ko ari igihombo kubw'ubutunzi butagira akagero, aribwo kumenya Kristo. Kubw'uwo nahombye ibyanjye byose, ndetse mbitekereza ko ari amase kugira ngo ndonke Kristo. Ubu nibwo buzima twagombye guhagararamo nk'abana b'Imana. Ibyari ibyanjye, ibyari inyungu zanjye, ariko bitarimo inyungu z'Imana, bitanganisha kukubaha Imana, bikwiriye kumbera igihombo. Reka nkubaze ngo ese wahombye iki? Ese hari ibintu waba warahombye ku bwa Kristo? Hari ibintu waba wararetse ku bwa Kristo? Iyo umuntu abigendanishije byose akagira ubuzima butagira ikintu buhomba, natujya kuvuga ko abatarakurikiye Kristo uko bikwiriye. Iyo twakurikiye Kristo, hari imico yacu ihinduka, hari imivugire, hari imyitwarire, hari uburyo twabanaga n'abantu, hari ibintu duhomba byasaga nkaho biduhaye inyungu muri none, byasaga nkaho bigaragaza ko turi abanyabwenge, dushobora kwirwanaho no kwirwanirira, ariko ibyo byose twabihomba kubwo kwakira Kristo mu buzima bwacu. Nagira ngo wongere witegeze ubuzima bwawe, ese hari ibintu byinshi waba urimo guhomba ku bwa Kristo? Iyo umuntu arimo ahomba ibintu ku bwa Kristo, aba ari mu nzira ikwiriye, aba ari mu nzira nziza. Ku murongo wa 10 ngo kugira ngo menye n'imbaraga zo kuzuka kwe no gufatanya imibabaro ye no kujya nshushanywa no gupfa kwe, ngo ahari ngere ku muzuko w'abapfuye. Kugira ngo menye n'imbaraga zo kuzuka kwe no gufatanya imibabaro ye no kujya nshushanywa no gupfa kwe, ngo ahari ngere ku muzuko w'abapfuye. Aya ni amagambo nanone atwereka inyota y'igitangaza yari iri mu mutima wa Pawulo, natwe twagombye kugira. Iyo tumurebye Pawulo tumubona ari nk'umuntu wari waramenye Imana, ndetse wakoreshwaga n'Imana ibintu bikomeye, ariko inyota ye, icyifuzo cye arimo avuga ngo no kugira ngo menye n'imbaraga zo kuzuka kwe no gufatanya imibabaro no kujya nshushanywa no gupfa kwe, ngo ahari ngere ku muzuko w'abapfuye. Ni ukuvuga ngo agakiza yahawe kamubereye urugendo, arimo aragenda yifuza kongera kugera imbere. Ibyo yamenye muri Kristo, amenye n'imibabaro ye, amenye no gupfa no kuzuka kwe, byose bimugirirweho kugira ngo akunde agwize kumenya Kristo. Ese inyota yo mu mutima wawe irangana iki? Hari igihe dutangira urugendo rw'agakiza, twagera hano tukumva tumaze kumenya ibintu byose, ukumva ijambo ry'Imana uzirira hagije, ukumva imirimo y'Imana ushoboye irahagije, ariko uyu mukozi w'Imana
aratubera icyitegererezo cyiza cy'umutima ufite inyota yo kongera kwigire imbere muri Kristo, kandi ntacyo asize ku ruhande. N'imibabaro ya Kristo arifuza kuyimenya kugira ngo arusheho kugendana na Kristo neza. Akenshi tuba twifuza kumenya ibyiza gusa bibonerwa muri Kristo Yesu, ariko muri urugendo rwo gukurikira Kristo habamo n'ibibabaza, kandi ibyo bibabaza ntabwo byagombye kutunamura no kuducogoza. Ku murongo wa 12 aravuga ngo suko maze guhabwa cyangwa ngo mbe maze gutunganywa rwose, ahubwo ndakurikira kugira ngo ahari mfate icyo Kristo yamfatiye. Bene data, sinibwira yuko maze kugifata, ariko kimwe cyo nibagirwa ibiri inyuma ngasingira ibiri imbere. Ndamaranira kugera aho dutanguranwa ngo mpabwe ingororano zo guhamagara kw'Imana muri Kristo Yesu kwavuye mu ijuru. Ni umugabo urimo gusiganwa kugira ngo afate ibyo Kristo yamufatiye. Umukristo utera imbere, umukristo ukura wese abameze nk'umuntu urimo gusiganwa, aba yumva hari ibintu byinshi byo mu Mana atari yamenya ashaka kumenya, aba yumva hari inyota nyinshi, hari ibintu mbese ameze nkaho yacitswe kumenya, yumva ameze nk'ufite ubukererwe. Uko niko umukristo ukura akwiriye kuba ameze. Twe kuba abantu badamaraye twumva ibyo tuzi ni ibyo ngibyo, twumve birahagije, ahubwo dusiganwe, twibagirwe ibiri inyuma, twihutire gusingira icyo Kristo yadufatiye. Imana yacu ni ngari, ijambo ry'Imana ni rigari, nta muntu ushobora kuvuga ngo nararimenye, ngo byose narabirangije. Ni binini cyane, ni bigari cyane. Tuzarinda tuva muri uyu mubiri tutarabimenya byose, tuzarinda tuva muri uyu mubiri yaba Kristo agarutse cyangwa se usinziriye upfuye, uzaba utarabimenya byose. Nubwo waba uri umukristo uhagaze neza ushaka Imana igitondo n'umugoroba, uzaba utarabimenya byose. Reka tugumane iyi nyota nk'yari mu mutima wa Pawulo. Ngo hariho ku murongo wa 18 ngo hariho benshi bagenda ukundi, abo nababwiye kenshi, nanone ndababwira ndira yuko ari abanzi b'umusaraba wa Kristo. Amaherezo yabo ni ukurimbuka, Imana yabo ninda, biratana ibiteye isoni byabo, bahoza umutima ku by'isi. Naho twebwe iwacu ni mu ijuru, niho dutegereza umukiza ko azava, ari we mwami Yesu Kristo. Yarimo kubagira inama babwira ngo hari abandi bantu bagenda ukundi, bagenda uburyo butandukanye. Nubwo Pawulo yarasanzwe abandikira, nubwo Pawulo yarasanzwe abagiramwo inama, aravuga ngo abo ngabo nta kindi ngo nabanzi b'umusaraba, ngo biratana ibiteye isoni byabo, kandi bashyize imbere inyungu zinda kurusha ikindi kintu cyose. Ngo naho twebwe iwacu ni mu ijuru. Ni ukuvuga ngo iyi mirongo icyo yatubwira nuko abadukwiriye gucudika nabo nabafite imitima yerekeye ku Mana, n'abantu batekereza ko bazajya kubana n'Imana mu ijuru, n'abantu batashyize inda imbere muri ubu bwami. Kuko hari igihe tuba twitwa ko dushaka Imana, turimo dukorera Imana, ariko inyungu zinda zaragiye imbere yo kuba inyungu zo gushaka ijuru no kujya kubana n'Imana mu ijuru. Aba rero n'abantu kwiriye kwirinda, nkuko Pawulo arimo kugira inama iri torero. Cudika n'abafite umutima werekeye i Siyoni, cudika n'abafite umutima ushaka Imana. Abo bagenda ukundi kugira ngo bagucogoze, ahubwo ntucudike nabo, ubahunge niba utaragwiza imbaraga. Kwa kenshi nk'abana b'Imana ahubwo tuvuga ngo abangabo nibyo nabasanganye, none nanjye ndimo ndabikora. Oya, cudika n'abafite mu mutima inzira zijya i Siyoni. Imana iguhe umugisha, Imana ikugwiriza imbaraga, amaraso ya Yesu Kristo akomeza kugutwikira, uba amahoro wowe n'abawe. Urakoze.